Hello, this is Lady Irma, Abavip aho muri hose nizere ko mumeze neza cyane. Ese utinya kuvuga mu ruhame cyangwa se public speaking? Baraguhagurutsa ufite ibitekerezo byiza byo gutanga ariko ubwoba bukakwica n'ibyo wari wateguye ukabyibagirwa. Ibyo bintu biterwa n'iki? Biterwa n'iki kugira ubwoba bwo kuvuga mu ruhame cyangwa se the fear of public speaking? Biva kuki ibyo bintu? Ese umuntu yabikira agahinduka akaba umuntu utinyuka uvuga ushize amanga? Icyambere ndashaka kubabwira yuko bishoboka. Umuntu ashobora kuba yarasanzwe ari umuntu ugira amasoni, utavuga mu ruhame, utabasha ku expressing ideas ze, ariko agahinduka akaba umuntu uri confident, agahinduka akaba umuntu uvuga ashize amanga. Ariko ndagira ngo mbahe ama steps cyangwa se uburyo umuntu bigora cyane kuba umu public speaker uko wabigenza. Wowe noneho ukaduhindurira, ukaza nta masoni ukigira, ukaza ukavuga ibitekerezo byawe. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Birashoboka yuko watinyuka ukavuga mu ruhame ugashira amanga, ariko se uburyo buri practical wabasha kubigeraho n'ubuhe? Ikintu cyambere shaka kukubwira nuko ugomba kumenya ko ijwi ryawe, ibyo ufite byo kuvuga, your ideas, your voice, it matters. Ni iby'ingenzi, ni iby'ingira umumaro. Menya yuko bifite akamaro yuko wazi imbere y'abantu expressing ikiri ku mutima wawe. Banza umenye ko atari ngombwa kuvuga ngo ese n'ubundi ko ngira isoni zo kuvuga mu ruhame, reka mbireke mbyirengagize. Oya, dukeneye kukumva, dukeneye kumva ideas zawe, dukeneye kumva ibitekerezo byawe. Ni ngombwa yuko uvuga kubera akamaro ibyo uvuga gafite, niba ariko twavuga. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, iyo turimo turavuga public speaking cyangwa se kuvuga mu ruhame, ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko ni mu mutwe wawe. Byose bwa bwoba, baravuga iki, ubuse nibandeba bakabona mpagaze nabi, bakabona ntabwo ndi kubikora neza. Mu mutwe wawe harakubeshya, ibitekerezo bikakuzuramo. Bajya bavuga yuko ibitekerezo biduca mu bwonko birenga cyangwa se bigera ku 70,000. Ibaza ibitekerezo biducamo uko bingana ku munsi. Kugira ngo ibyo bitekerezo byose bigucemo, ibyinshi biba negative, ibyinshi biba atari ibintu bikwencouraging, biguteza imbere. Nukuvuga ngo banza umenye ko ni mu mutwe. Tangira rero wiganiriza nawe, uvuge ngo ntacyo ntinya, ninabyica ndasubiramo. Iyo rero umaze kubona yuko ibyo mfite byo kuvuga, my ideas, ibitekerezo byanjye bifite umumaro, icyo ngicyo ukacyakira. Icya kabiri, ukitoza kwiganiriza, wibwira yuko ibyo abandi bamvuga, ibyo ese baravuga iki, ese nimbyica, icyo nacyo ukakirwanya mu bitekerezo byawe. Ikiba gikurikiyeho ni iki? Ikiba gikurikiyeho nuko utegura ibyo ufite byo kuvuga. Preparation. When you are prepared, you are confident. Kuko wateguye ibyo ugomba kuvuga, ibyo ugomba gusangiza abantu. Iyo wabiteguye ufite content yawe, ufite substance, ushira amanga ukabivuga. Ikibazo niyo usanzwe ufite n'ibyo bibazo byayo masoni byo kudashira amanga, ukaba utanateguye ibyo ubwira abantu, noneho it becomes worse. Ariko iyo ufite icyo wateguye ibyo ushaka kuvuga, ibitekerezo byawe wabipanze neza, bituma ushira amanga. Ni ukuvuga ngo icya gatatu, ugomba gutegura ibyo ushaka kuvuga. Icya kane, you have to visualize, cyangwa se ugomba kubanza kubibonesha amaso y'umutima mbere yuko ubibona. Ni ukuvuga iki? Niba ufite nka speech imbere y'urugaga rw'abantu benshi, tangira witoze uri wenyine mu nzu yawe, mu cyumba cyawe, uvuge. Ubundi urahaguruka ukajya mu ndorerwamo cyangwa se muri miroir, ugatangira kuvuga, ukabwira nk'ubwira abantu benshi, cyangwa se ukazenguruka mu nzu ukavuga nk'ubwira abantu benshi. Mu bitekerezo byawe urimo urabona ishusho y'abantu bicaye baguteza amatwi,
ariko ukabyitoza uri wenyine, ibyo bintu birakora. Ikintu cyose witoje cyane uri wenyine ariko mu bitekerezo wabonaga ishusho ngari, bigera aho ugomba kujya imbere y'abantu benshi, in front of people, ugasanga somehow watangiye kubimenyera. Ubwo n'ubwenge cyangwa se n'uburyo bwo gutinyuka kuvuga imbere y'abantu. You have to visualize. Ukabanza ukabishyira mu bitekerezo, ukabanza ukabireba, ukibona uhagaze imbere y'abantu benshi, ukibona urimo uravuga, ukibona bagukomera amashyi, ukibona uvuga ntutegwe ntubyice. Uko ubipracticinga mu bitekerezo bigeze igihe bikaba a part of yourself, cyangwa se uko kugasanga waratinyutse. Ikindi cyanyuma narangirizaho ni ukuvuga ngo wowe ugomba gutuza muri wowe. Hari igihe wumva n'umubiri wawe utitira, hari abantu batitira ibiganza akumva agiye kwikubita hasi, ugomba kubanza kwikalma. Ukikalma, hari abantu bajya bakora amateknike atandukanye nko gufata urutoki rw'igikumwe ukabanza ugahumeka cyane, ugafata iyo deep breath ugahumeka, ukongera ugasohora umwuka. Ibyo byose ni ibintu bituma wikalma, kuko urashaka kujya imbere y'abantu bakabona yuko utenda kwikubita hasi, urashaka kujya imbere y'abantu bakabona yuko utari umuntu byatunguye. Iyo confidence, uko kuntu representing imbere y'abantu, ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko binatuma bakira ubutumwa ubazaniye. Iyo wamaze gukora ibyo bintu byose, ayo points yose uko nyabahaye, ikindi ugomba kugenda usa neza. Gusa neza, ugasa neza uko wowe ubyumva. Niba ukunda inkweto ziteye gutya, niba ukunda kwambara bimeze gutya, ariko ugomba kuba umuntu uri presentable. Uko abantu ntago mujya mwumva a saying ivuga ngo you have to dress like how you would love to be addressed. Ako ni akantu gakora buriya. Ntabwo ushobora kwinjira ahantu usa neza, wambaye neza, ngo bareke kubona yuko uyu muntu afite icyaje kutubwira gifatika. Ikindi ukamenya naho ugiye, hari ibyo wakwambara hamwe bikaba byiza, hari ibyo wakwambara ahandi ntibibe byiza. Ukareba imico y'ahantu, ukareba ibyo abantu bakunda bakwakira neza cyangwa vuba. Niba ugiye mu bantu bambara ibintu birebire, ari wo muco waba ari byo bakunda, byambare. Ikintu cya appearance nacyo ni ingenzi cyane. Soza rero ndagira nkubwire ngo wowe umu VIP unkurikiye, birashoboka yuko waba confident, birashoboka yuko washira amanga ugatanga ibitekerezo byawe, birashoboka yuko wowe kera wagiraga amasoni ushobora gushira amanga ukavugira kuri televiziyo ukatanga ama speech ugasobanurira abanyeshuri bagenzi bawe, ariko ugomba kubyitoza cyane mu bitekerezo uri wenyine. Noneho nawe ukabasha kugera kuri potential yawe, tukabasha kumva ubwo butunzi, ubwo bwenge bukurimo. Until next time, murakoze cyane kunkurikira. Nizere yuko aba VIP mwese uko munkurikiye mugiye kwitoza kuba public speakers, mugiye kwitoza kuvuga mushize amanga. Ubwo rero tuzasubira, mukomeze munkurikire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social media, Lady Irma cyangwa se Irma Ihumure. Stay blessed.